muraho neza, muraho n'amahoro. Yani jewe ni umuntu wanyu wambara izina ry'abanyarwanda barundi, ariko izina nyaryo rikaba ari Rwibutsa. Nkaba ni Rwibutsa nkombe y'uruzi, nkaba ntembana amazi y'ubugingo. Ikaba ari umuhamagaro wanje. Kera umuhamagaro nk'uyu wabaga ari umuhamagaro w'inzira y'ibare rijyana mu gukura, ukaba icyo bitaga Buda. Reka dukomeze dusobanure rya semuro ry'urujyo rw'Ibutare cyangwa Ibutara. Isemuro ry'urujyo rw'Imutara. Imutara hari kariya gace nyine k'Umutara, ukamanuka ukagenda ukagera mu bice bya Gisaka iyo ngiyo, ukanakomeza ukagera za Tanzania. Rero kiriya gice ni igice cy'ibanze. Niyo urebye nyine abazungu igihe baje bakora ubushakashatsi ku ntangiriro ya muntu, baragiye ntabwo bagiye kure cyane ya kiriya gice cya Karagwe, bavumbura ahantu hitwa ngo Old Gorge, ngo baravuga ngo niho umuntu wa mbere yaremewe. Urumva ntabwo birenze nyine ukuri, ntabwo birenze ukuri. Ibikorwa bya mbere by'Imana niho byari biri, niho byahereye, kuko urujyo rwataburuwe Iraq ahantu hitwa bo bahita nyine Eridu, ariko reka turebe izina ubu ngubu bakoresha muri iyi minsi aho hantu. Muri iyi minsi iyo ugiye muri Iraq ni ahantu hitwa Abushahren. Ni umujyi wo hasi cyane, hasi y'umugezi w'Ubutare, hasi y'umugezi w'Ubutare. Urazi muri Iraq hari imigezi ibiri, hari umugezi w'Ubutare, hari n'umugezi wa Ntege. Wibuke ko Ubutare abazungu bawise Euphrates, ariko wari Ubutare kumva ko bijyanye na rya jambo ryari u Rwanda. Byo byamanukiye ahantu hitwaga Ibutara cyangwa Ibutare cyangwa Mutara. So Eridu, impamvu mvuga ko byari bivuze Ibutare cyangwa Imutara cyangwa Gitara, nuko nyine mu nyuguta zikoresheje iryo jambo inkingi zayo ari ra na da. Da yahoze ari ta, hanyuma na ra yo ni inyuguta yavuye yazanye n'imimanuka. Bakundaga ikintu cyitwa ra, ari nayo mpamvu abantu b'ibikomangoma mu Rwanda bose batangiraga n'amazina ya ra. Nta abanyarwanda bandani bose batangira n'inyuguta ya ra. Hariho n'amazina yaje ari uko ubukristo buje mu Rwanda, Babizimungu. Ayo ni amazina ntabwo ari amanyarwanda. Amazina y'amanyarwanda uyasanga mu Batutsi. Urumva Abatutsi ni abantu ba kera cyane mu mateka y'isi. Urumva ntabwo ari ibintu byahimbwe ejo bundi. Abantu bari muri iyo politiki ejo bundi bagerageza gushaka gusobanura icyo abanyarwanda ari cyo, bashutswe nyine n'inyandiko zimwe na zimwe abazungu n'abantu banyuze mu ma universite, baba conditioned na programmed, baba brainwashed. Umwanzuro bagezeho bashaka kwerekana ko hari ijambo Tutsi ritanabagaho, ari ijambo rishya. Ariko amateka y'isi aratwereka ko ari ijambo rya kera cyane rinakomeye ryavuye mu ijuru. Habaye umwami witwaga Mututsi ategekera imyaka 36,000. Bari icyo abazungu bita imoto, bo bari bafite ibanga ryo kudasaza. So Mututsi ku rujyo abazungu bamusemuye nka Dumuzi, bo basemuye ko yitwaga Dumuzi the Shepherd, yari umushumba. Ikintu cy'ubushumba, biriya byo kuvuga ngo papa ni umushumba, ni ibintu bibye muri twe, ibintu bibye mu mana zacu. Umututsi abazungu bamusemuye nka Dumuzi ku bya Iraq. Noneho bagiye ku bya Misiri bamwita andi mazina, barongera akomeza no gusemura abandi bantu bise Mututsi, kuko hari igihe mu bwami bwa dinasite ya 18 gutyo hari abami bitwaga ba Mututsi. Habaye Mututsi wa kabiri, habaho Mututsi wa gatatu, habaho Mututsi wa kane. Aho kuri semura ngo ni Mututsi, baravuga ngo ni Tatmosis. Noneho habaho abami bitwa ba Tatmosis, ariko bari ba Mututsi muri Egypt.
mbere rero mu ntangiriro ya Misiri hategetse Mututsi wo tuvuga mu Rwanda. Iyo tuvuga bari abantu tuvuga abantu babayeho kera cyane ye bitari imyaka magana, imyaka ibihumbi n'ibihumbi. Intangiriro ya byose urumva haje umuhungu w'Imana witwa Mututsi. Uwo muhungu ategekera imyaka ibihumbi 36, niko urujyo rutubwira. Okay. Uru rujyo ni narwo rwavanyweho intangiriro yo kwandika igitabo cya Genesis muri Bibiliya. Cyifashisha urujyo rw'Umutara. Njye narwise urujyo rw'Umutara cyangwa urujyo rw'Ubutare. Aka kantu nasemuye baza kakanze benshi kuko mfite n'utundi twinshi cyane kuko igitabo cyaje cyo kizaba rurangiza igitabo nateguye kuri ibi bintu. Kizahita kinshira mu yindi ntera ku buryo noneho nzahangana n'abazungu, kandi ntabwo bazahangana nanjye banyishimiye, kuko habayeho abantu bageze ku gihumbi bameze nkanjye, no kuvuga ko ibyabo byahirima. So bazahita banyataka, bantuka, bananyangiza. Abenshi rero muri mwe mutari mwahumuka muzahita mubafasha, mubajya inyuma muvuge bati ahantu ureba bariya bahise berekana ko ari umusazi, bazananyangiza banyita umusazi. Ntabwo bumva uburyo umuntu w'umwirabura uvuye mu Rwanda ashobora kuba yasoma cuneiform. Ntabwo babyumva, cyangwa amatwi y'intare. Nteye ubwoba. Namwe kandi ntabwo mwiteguye. Ndabajyana aho mwatinyaga, muravuga uyu muntu ko tujyana mu bintu dutinya. Ntabwo dushaka gushotora abazungu mu mahoro yabo, mu bintu bumva ko ari ibyabo, baribeshye ko ari ibyabo, baranabitunganyije berekana ko ari ibyabo, kandi uyu nguyu arabitujyanamo. Niko mumeze abenshi mwe muri mentalite yanyu. Sasa njyewe nabigiyemo, mfata utudusumari ndadusoma, noneho ndeba ukuntu bo abazungu badusemuye, ndanabafasha kuko baradusemuye nabi. Kuko mbere baravuga ngo bamwe muri aba bari abagabo, bavuga ko bose ari abagabo, batavuga ko ari abagore. Kuko biratwereka ko abami ba mbere Imana ikizana ubwami ku isi bari abagore. Urumva, hari Nyiranema cyangwa Nyiramana, hanyuma habaho na Nyiramungwe. Mu bwiru bwacu tuvuga ku bami b'abagabo gusa, nta nubwo tuvuga ku bamikazi b'abagore, b'abamanakazi, ntabwo tubavuga. Uru rujyo rwanyeretse ko hari umwamikazi witwaga Nyiramungwe. Bivuze ko yenda yari nyina wa Mungwe, cyangwa yenda umugore wa Mungwe. Njye ndumva yari nyina wa Mungwe, kuko ubwiru bwo mu Rwanda buvuga ko ibimanuka bya mbere byamanukiye Sakara, mu Gisaka, yenda twanahita mu Mutara. Urujyo ruratwereka ko hitwaga Mutara. Ikindi cya kabiri njye numva twakoresha n'ijambo Gitara. Ririya jambo n'iryo nyine ryari rivuze hari ahantu hose Gitara icyo gihe. Urumva, ariko kubera nyine urujyo rutwereka inkingi ebyiri ngo Tara, noneho njyewe nkagira challenge yo kongeramo imvugisha ngo be making sense, yenda Butara cyangwa mu Mutara cyangwa Ibutare cyangwa Gitara. Abazungu baravuga ngo Eridu, biyongereyemo imvugisha zabo I na I na U, baravuga ngo Eridu. Hari n'ubwo bavuga ngo Eritu, hari n'ubwo bavuga ngo Arata. Ayo yose ndayavuga kugira ngo nawe uwo utangiye gukora ibintu by'ubushakashatsi muri Sumerian history ugahura n'ayo majambo n'ukuntu baba barayatandukanye. Iyo bavuze ngo Arata, bashaka kwereka ko Arata itandukanye na Eridu. Iyo bavuze ngo Eridu, hari bashaka kwereka ko Eridu itandukanye na Eritu. Ariko byose ni za nkingi, nizo zikwereka ukuri. Ufata ya Ra na Da, none ukibuka ku kuntu bo Abongereza bandika bava ibumoso basubira iburyo, none ugafata ya Da ukaba ari ubanza ugakurikizaho Ra, noneho bikaba Tara cyangwa Tare cyangwa
gutyo urumva. None ukabyaza ijambo mutara cyangwa gitara cyangwa ibutara cyangwa ibutare cyangwa irutare, urumva. So line ya mbere ku rujyo iravuga ngo nyuma yaho hafashwe icyemezo cyo kuvana ubwami mu ijuru ngo buzanwe ku isi. Ingoma yabwo yamanukiye Isakara, abazungu bahise shukuru, Isakara mu Mutara cyangwa ibutara cyangwa ibutare cyangwa irutare. Isakara ibutara, umwami witwaga Rurema yabaye umwami kumara imyaka 28,800. Rurema, iyo ndebye mu matwi y'intare muri Misiri, batwereka ko hari umwami witwaga Amen Ra cyangwa Ra, okay, Ra, Rurema cyangwa Amen Ra, iyi nawe wategetse imyaka hafi 28,800. So muri make bwa ubwami bwa Amen Ra ari we Rurema, okay. Abazungu bakoraga ubushakashatsi ku bya Mesopotamia, hari ubwo babaga batandukanye n'abazungu bakoraga ubushakashatsi ku bya Misiri. Sasa ababe Mesopotamia bo bamwise Alulim. Iryo zina rishobora kuba ari no muri Bibiliya, muri Genesis ahantu Alulim. Alulim rero, njyewe udusumari tunyereka ko yari Rurema, so Rurema yategetse ingoma ikiva mu ijuru iza mu Isakara gutya. Rurema niwe wahise ajya ku ngoma ku isi, ategekera imyaka 28,800, okay. Hanyuma inyuma ya Rurema iyo myaka ishize hajyaho Rurenge, okay, hajyaho Rurenge. Sasa twebwe mu bwiru Rurenge niwe tubwirwa, ntabwo tubwirwa Rurema, tubwirwa Rurenge ko yazanye na Kazigaba na Nyirankende. Ibyo mutazi, Kazigaba ni Mungwe buri expedition y'ibimanuka kuza mu isi yaziragamo, okay. Kandi buri kuza yitwaga izina ritandukanye n'irya mbere, urumva. Kuko izi inyabutatu dukurikije records za Iraq, izi nyabutatu imana za mbere zatumwe ku isi habaga harimo Mungwe ari we Enki, okay. So mbere Rurenge yaraje azana na Kazigaba, uwo twita Kazigaba ariko yari Mungwe, na Nyirankende. Nyirankende nabwo yari mushiki wabo. Uyu nawe Nyirankende yazaga inshuro nyinshi, buri trip yarazaga, ariko noneho kitwa irindi zina, urumva. Iyi trip ya mbere twe mu Kinyarwanda tumuzi nka Nyirankende, okay, ariko trip ya kabiri akitwa Nyamundu, akitwa n'ayandi mazina. Muri Sumeria trip ya mbere Nyirankende yitwaga bamwise Ninahasaga, ariko iryo zina njye nasanze rishaka kuvuga ngo yari nyirasenge wa bamwe mu bamana, urumva. Ntabwo yari mushiki wa bamwe mu bamana, ahubwo yari nyirasenge wabo, urumva. So iryo zina nta zina batanga, ahubwo baravuga ngo nyirasenge. Noneho abazungu baravuga ngo ni Ninahasaga, baranavuga ngo Ninahasaga yari mushiki wa Mungwe, urumva. So ubwami bukimanukira Isakara dukurikije urujyo rw'Ibutara cyangwa rw'Ibutare, Rurema niwe wabanje kuba umwami, okay, ari we Amen Ra yabanje kuba umwami, ategekera imyaka 28,800. Nyuma yaho Rurenge aba umwami, ategekera imyaka 36. Hanyuma nyuma ya Rurenge intebe y'ubwami. Ahangaha rero naho dusanga amabanga tutazi, kuko ntabwo ariko ubwiru bw'u Rwanda buvuga, nibura ubwiru buri hanze, ntabwo ariko buvuga. Ubwiru bwo muri hanze ntabwo buzi ibintu dutahuye ku rujyo, kuko urujyo ruratubwira ngo nyuma ya Rurenge ategetse imyaka 36, intebe y'ubwami yajyanywe Ibutabaro. Ibutabaro ni hehe? Ibutabaro yenda hari abashobora kuba bahazi mu migani yihishe ya Kinyarwanda, kuko ubwira mu Kinyarwanda burakihishe, ntago biri hanze ari byose, hari ibindi bikihishe. So ijambo Ibutabaro cyangwa ahantu hitwaga Ibutabaro hari hehe? Ko urugero ratwereka ngo ubwami bwavuye Isakara bujyanwa ahantu hitwa Ibutabaro.
ibutabaro rimaze kujyanwa muri Iraq rivanwa mu Rwanda barisemuye nka Batibira, ariko ryari bakomeje baryita ibutabaro. Iriya nyine abanyakimari baragiye batanga ni ibutabaro nkuko bimeze mu Butara iwacu mu Rwanda, urumva. So hari ahantu hitwaga ngo ibutabaro. Urujyo ruratubwira ngo ingoma yajyanywe ibutabaro, okay, ingoma ijyanywe ibutabaro, hanyuma umwamikazi, urumva, ariko umwamikazi niwe wasimbuye Rurenge yitwaga Nyiranema, urumva, Nyiranema, okay. Abazungu basemuye izina Nyiranema nka Emenruana. Iyo ubonye ijambo nk'iryo Emenruana uhita uvanamo imvugisha. Noneho ahantu henshi harimo nka na ebyiri, iryo zina kwanza riba ari iry'umugore. Wibuke ko ibihe bya kera ya ubundi yandikwaga nka i cyangwa ai, ariko ubundi ikaba ya. So na ebyiri zabaga zisemuye nya, la yabaga isemuye ra, hagakurikiraho ma, so bikaba Nyiranema cyangwa Nyiramana. Ariko njye namwise Nyiranema. Ntabwo interpretation ntanga ziri definitive cyane, ziri at least 80% estimate. Nk'ijambo Nyiranema rishobora kuba ari yari Nyiramana, okay, cyangwa nyina w'Imana, urumva. So uwo mwamikazi Nyiranema cyangwa nyina w'Imana cyangwa nyina w'umwami cyangwa Nyiramana ategekera imyaka 43,200. ni nawe muntu wategekeye cyangwa abahe birebire cyane ku isi. Nyiranema ntago umuntu wa mbere wabayeho imyaka myinshi cyane ari uriya bise ngo ni Metusela muri Bibiliya. Metusela naryo ni irindi zina rya Mututsi riri corrupt ry'abazungu nyine bavanye muri Dumuzi. Mututsi bafite amazina ni nka Mungu, afite amazina hafi 12 bagiye bahimba banakora characters zitandukanye. Mututsi ni Tatmosis, ni Metusela, ni Dumuzi, ni Set, ni Tat. Byose nzayabaha nyabereke neza. Ariko kandi mwibuke ko habayeho ba Mututsi benshi. Hariho Umututsi wa mbere wari Imana, noneho hakaba ba Mututsi bandi izina ryari rigaruka mu bami nk'abari ba Tatmosis, bari ni ba Mututsi. Nta muntu witwa Tatmosis wabayeho, ryari Mututsi, urumva. Nta n'umuntu witwa Metusela wabayeho. Metusela rero Metusela ni Mututsi, uyu nguyu nyine ndimo kuvuga, uyu wategekeye imyaka 36,000. So nyuma ya Nyiranema, okay, icyo gihe intebe nibwo yimukiye i Kigali, ivanwa ibutabaro ijyanwa i Kigali, okay. Hanyuma ya Nyiranema umwamikazi Nyiramungwe ategekera imyaka 28,800. Nyiramungwe abazungu bamwise, reka ndebe uko bamwita, bamwise Enmengarana, niko bamwise Enmengarana Nyiramungwe. Bavuga ko yategekeye amasaha 8. Sasa ukuntu abantu bakera nyine abakurambere bacu bakomotse kuri Nyabiru babaraga ibihe, imyaka 3,600 babitaga isaha imwe. So gutegekera imyaka 28,800 ziba ari isaha 8. Nka Nyiranema wategekeye imyaka 43,200, iyo yari amasaha 12. Rurema yategekeye amasaha 8, ubwo ni imyaka 28,800. Hanyuma Rurenge yategekera amasaha 10, ibyo byari imyaka 36,000. Hanyuma Mututsi yategekera imyaka 36,000, ubwo ni amasaha 10. Nyiramungwe ategekera imyaka 28,800. Hanyuma yaho intebe y'ubwami ijyanwa ibukerajuru. Ibukerajuru ni hehe? Niyo mpamvu mvuga ni ibyo dusanga ku njyo, ni bimwe tumisinga mu bwiru bwacu. Uko ubwiru bwacu bibuka ko bwabitswe mu magambo gusa, buri oro. Ni ukuvuga ko imyaka yicuma, ko ibihe bigenda, bamwe bibagirwa bimwe, urumva, cyangwa hari abapfa bagapfana amabanga. Urugero ruratwereka ko ubwami bwavanywe Isakara bukajyanwa ahantu hitwa ibutabaro mbere yuko bujya i Kigali. Barongera bakatwereka ngo bwavanywe Kigali bujyanwa ahantu hitwa Bukerajuru. So njye numva Bukerajuru hari kwa Jeni hari mu birunga, buriya bice by'ibirunga, Bukerajuru,
urumva nge ndumva ariko biri. Noneho ubukerajuru abazungu bahasemuye nka shurupak. Sasa nk'iyo mwumvise iryo jambo shurupak njyewe ndihindura nte bukerajuru. Mwibuke ko sanaha mu bintu bigiye gusemura Iraq yabaga ari ja, okay? Yabaga ari ja. Sanaha yabaga ari ja. Cyane cyane ijambo juru ndibona bo bandika ngo ni shuru. Shurupak p yari ba, okay? Hanyuma kanara bikaba bukerajuru. So ni ibintu byoroshye cyane, nzabibereka munamwe muzatangira kwisemurira ibi bintu, muhangane n'abanyabwenge, abiyita ngo n'abanyabwenge bayobora isi bagendeye ku bintu biri fallaciously translated, banabijyamo bafite umutima mubi wo kutwanga, batari open minded, kuko ibi bintu bishaka ngo ube open minded. Ukuri uko ariko kose kuvayo ujya uguhe chance uko examining, ariko ubu babijyamo baraheje ko nta mwirabura n'umwe birimo ibi bintu, kandi ari ukwibeshya, bari very delusional. So nyuma yaho intebe y'ubwami ijyanwe ubukerajuru. Ubukerajuru njyewe ndakeka ko hari muri biriya birunga, hari kwa jeni. Nyuma y'intebe kujyanwa ibukerajuru, umwami witwaga Utabaruto cyangwa Utabagito, Utabaruto, abazungu bamwise Ubaratutu, ariko yari utari gito cyangwa Utabaruto. Yari umwami uteye ubwoba, yategekeye imyaka 18,600. Yari umumana, nta nubwo yari umuntu, yari ikimanuka, urumva. Ibi ngibi ni ibihe by'imbere y'umwuzure. Uyu mwami rero Utabaruto cyangwa Utabagito, yiba ari nawe abanyankore bita rugamba n'abato. Urazi hariya mu nkore naho hari ibintu by'imigani bitanga clues, bitanga puzzles to missing. Kuko ibi bintu umushakashatsi wese ubirimo ni ibintu byo gutahura puzzles, urumva. Niyo mpamvu mudashobora kunyamagana, ntabwo mwanyamagana ngo kuko ibyo mvuga bitajyanye na conservative beliefs cyangwa orthodox beliefs zisanzwe. Turi mu bihe byo gutahura ukuri nyako, none kugira ngo tubone uko kuri bishaka mu buryo gutoragura uduce by'abazungu bita puzzles, n'uduteranye twa duce cyangwa tugereranye turebe, no tubone ishusho nyayo uko yasaga, urumva. So hari Bugande naho bavuga y'umwami witwaga Rugamba n'abato. Rugamba n'abato kubera ibintu bya brainwashing byagose nyine abantu bacu mu karere k'ibiyaga bigari guhera imyaka 200 ishize. Usanga uwo muntu Rugamba n'abato bashaka kwereka ko yabayeho nyine muri bya binyejana by'ejo bundi byo badohaye ko Gihanga yabayeho mu 1100 ejo bundi. Bakanabwira ko na Rugamba n'abato n'abantu bitwa ngo n'abatembuzi, abami bitwa ngo n'abatembuzi babashyira muri icyo gihe ejo bundi. Icyo gihe rero abaportugali bari barateye imbere, barazengurutse Afrika yose, ariko ngo twebwe ngo turi mu bintu by'ibimanuka. Ngo abaportugali bari batukose, barafashe za South Africa ku mwaro, za Cape Town, hariya Angola, za Kabinda, barahagose hose, n'ubwami bwabo barabugose, twe tutabizi. Iriya baragiye iriya za Mozambique hose abaportugali, ariko twebwe mu Rwanda ndahakishije turi mu bihe by'ibimanuka. Ubu ariko kuntu tudatekereza, kandi abo ni abantu bacu b'abaprofeseri bari kuri university, bigisha muri university, bigisha ibintu bije byerekana ko they don't apply critical thinking. Bari ikintu abazungu bita critical thinking. Critical thinking irafasha ujya muri university, umwarimu akakwigisha kwereka ibitabo byakweretse, noneho ukabisoma byose ukabirangiza, ukanasubiza ibyo wagomba gusubiza, ariko nyuma ukaza kuvuga ariko ibintu njyewe ntago nyuzwe. Urumva aho ngaho rero niho naheruka ukajya kuri level buriya abantu bakoze ibintu by'ubudokita bya nyabyo, bo bahangana n'ukuri kuriho. Ntago ari ukwiyemera ibindi ndimo nanjye bimeze nk'ubu doctorate, ibindi n'ukuri. Nkabemeza nkabwe murabizi, ariko ibyo ari byo byose ibi bintu bavuga ko byabaye Iraq actually byabereye mu Rwanda. Noneho aba survivinze umwuzure ushize
batangira kuzamuka banyura hariya za Misiri, barayikomereza bageze Iraq, batangira kubyandika, biga kwandika. Okay, batangira kubyandika ku njyo. Urumva kuko izi njyo ukoze nk'ubushakashatsi kuri urujyo nise ngo Eridu tablet, bakwereka ko rwasizwe n'abantu bitwa ngo Sumerians. Abasumerians bavuga ko bitwaga abanyakimari. Urumva izo ni inkuru zagiye ziba recorded hariya, ariko izo nkuru zavugaga ku byabaye mu Rwanda. Urumva kera cyane, nkuko nyine abiru bacu bagisigaranye izo nkuru mu migani z'ukuntu Rurenge yaje na Kazigaba na mushiki wabo bakamanukira Isakara. Urumva noneho aho hari akarusho kuko abantu bo muri Iraq bo baranabyanditse, babyanditse ku njyo. Ubu ngubu noneho tugeze aho kubirebayo natwe tukareba ibyo ari byo. Urumva so bavuze ko nyuma y'umwami Utabaruto cyangwa Rugamba na Bato wategeka imyaka 18,600 hahise haba umwuzure. Icyazanye uwo mwuzure rero nacyo yenda tuzakiganira mu yindi video. Byagenze bite kugira ngo habe uwo mwuzure. Kandi urabona ko hashize imyaka myinshi cyane, hari ubwami budasanzwe, hari abantu badasanzwe, abantu babaga imyaka myinshi, hanyuma nyuma y'umwuzure ibintu bigahindukamo, abantu bagatangira kubaho imyaka mike, indimi zikaba nyinshi, n'amoko y'abantu agatangira kuba menshi, n'abantu bagakwirakwira ku isi. Urumva kandi birumvikana ko uwo mwuzure abantu bagombaga gusavayivinga ari abantu bari mu biyaga bigari, kuko niho hari imisozi, kuko hariya za Iraq hose ari flat. Urumva abantu bahariya bose barashize. Urumva nta musozi uhaba. Uriya misozi yose muri biya bavuga ni za Muhabura, za Karisimbi, za Kilimanjaro, ahantu hari imisozi n'imigezi, niho ziriya story za Bibiliya zose zishingiye. Urumva rero kubyiyumvisha mwebwe kubera guhanagurwa mu bwonko, kumara imyaka 100 muhanagurwa mu bwonko kandi bakoresha igitabo cy'Imana bacuritse, biragoye kubibumvisha, biragoye kabisa.